nanjye none umeze nkanjye nta muntu ufite ububasha ushobora gufungisha umuntu mujye mureka ubugoryi muba mu gihugu murabizi muzi ukuntu inzego zacu zikora nta mbaraga nta bushobozi n'ubu ngubu na bukeya ushobora gufata umuntu ngo mushinje ibyaha bingana kuriya turi kumwe urumva ese uhora urwaye ibicurane kuko buri gihe uvugana ibimwira ngo ino birigate byiringiro hari ukuntu waza ukabirigata se ngo ino nkombe kumani na zako akira asama so gusa so listen to me simwici umunsi so twumvikane muri neza cyane rega babwiza ukuri ko gukasa nakwicira umunsi ngo ngwino ndigate ngwino kurure hari ukuntu ababyeyi ba kera abamama ba kera yakana kabaga karwaye kananiwe kwipfuna ukuntu yashyiraga umuntu ku mazuru agakurura ngo ngwino ukururesha ngwino stupid people manina imbécile cochon de la forêt baramwe mu cochon de la forêt ngo ningurube y'ishamba runaka so urumva sinzi uburyo nzagakoresha ku bantu biga France muzambwire so twumvikane hano listen so twumvikane mu nyivereza cyane kugeza igihe muzumva umutwe wanyu mukareka kuba nk'indogobe indogobe niyo yemera ikikore imitwe bakajya bafata inkoni bagakubita mwanjije imwe ndashaka kugira ngo munsobanurire ni gute ngiye ngo difata nshaka kugira capacity yo gufata ya mpano kuko namuvuzeho ariko se nta nubwo bari mumeze nk'imashini bafata bagashiramo imigozi bagakurura ndashaka kubabaza ikintu kimwe ya mpano twamuvuzeho ngo tuvuga ku bandi aya masaha ku rukiko bagiye kuba bagarambire eske bimeze bite aramanutse nkuko aramanutse ntamanutse hanyuma umuntu akazana propaganda zopo z'ubugoryi ngarefangesha abantu mwabicucu reka mbabaza ikintu kimwe niba muri abantu bakuru ni gute utunga smartphone yawe umuntu akaza gufeeding ibintu mu mutwe ukabitera uruko Moses yarafunze turavuga mani imyaka ishize aringa ni ryari umuntu afungwa ntavugweho ni ryari cyamamare cyafunzwe ntibibe inkuru what's wrong with you people so listen to me kuvuga kuri ya mpano ni kuko twavuze kuri turahirwa ni kuko twakora ama space fata ku mavuta ni kuko twakora n'ibindi byamamare byose ni kuko twakoza ama space ku bindi he's not that special nkagenda gutya ngewe niba sanga ibyaha bimuhama bafunge Gasiya niba sanga ari umwere ibyaha bitamuhama bare murekura reka maze ikintu kimwe nukuvuga ngo niba mu byo aregwa ari mihohotera bivuze ngo nundi mwana n'umunyarwanda nkawe ntabwo kuba umuntu ari icyamamare ibyo bimuhereza provisoire yo kumva ko we afite ubudahangarwa bwo gukora ibigize urugomo ngo ntihagire umuvugaho ntabwo uyu nguyu ari we ufite industry ku mutwe we kumuvugaho ntabwo umuntu abaciye nk'amabere so here's the thing tujye tugendana gakeya uko turi kumuvuga ariko twavuze ku bandi ba jihadi babafungana bavuze amacuho batware nibasanga ibyaha bibahama bafunga ubuzire nibasanga bitabahama bagaruke muri society niyo itegeko ribaho ngiye ntabwo njya mvuga ku muntu ngiye mvuga ku itegeko mvuga ku byaha uyu nguyu niba ketsweho ibyaha ndi kuvuga ku byaha ketsweho nundu wari we wese biramutse bigenze gutyo namuvugaho abantu yafungishije abantu ngiye nkora muri ribu genda umugenza cyaha nkora mu iperereza ku buryo umuntu ashaka kuza yamuvuzeho n'ubundi kumuvugaho ubu ngubu none bagiye uretse gato reka babaze ikintu kimwe ko turi aha ngaha turi gukurikirana urubanza rwe ubu ngubu bagiye kugenda ya mpano kuko dufata arafunguye live ya mpano maze abacamanza bahita bamukatira amanuke mageragere niba mufunga niba mukatira amanuke mageragere iyi space iyi live iraza kubigiramo uruhare kugira ngo amanuke niba ari utaha iyi ngiyi biraza kuko turi gukora live none turi kushaka kumenya ibiri kubera ku rukiko hanyuma biratuma amanuka amageragere abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze WhatsApp uri kubona kuri screen yawe abantu mutabonye video y'uyu murundi kazi abantu mutabonye video y'umuramyi abantu mutabonye video za Baritazari abantu mutabonye video za Emeline abantu mutabonye video y'ingu yitwa Jihana abantu mutabonye video ya Diane kabisa ewan izo video zose ndazifite abantu mutabonye video y'uriya mu ministry w'urubyiruko muri Uganda umva n'izindi video nyine muzi z'abastari nk'uyu murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu uri kubona na video irahari ewan izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07 9 3 4 17 225 ubundi nziguhereze tu
ubundi ukande subscribe ubundi turye shorts go duhurire kuri WhatsApp kabisundi ngutemo. Biratuma se ibi bikira gitutu maze afungurwe, ngaho muzamuke muze muvuge ngo fungurwa maze ku rukiko baze kumva space tume bafungura. Mujye mure ku bugoryi. Hanyuma umuntu ku mpamvu ze bakaza hano ngo dufata ngo bapfungishije y'amano, ibintu bikagera ngo bafungishije y'amano. Mukibagirwa ko y'amano twamuvuzeho dukotinga igihe. Ngaho mugere uvuge ko igihe cyafungishije y'amano, sibyo? Mugere uvuze ko igihe cyafungishije y'amano, mugere uvuze ko ribu yafungishije y'amano. No sense. Mutekereza ngiye ko ngendera ku marangamutima, none se ntabwo mushobora gushyira mu gaciro. Urumva? So the thing is, mukanya tugiye guhamagara ku rukiko tumenye y'amano aramanuka, y'amano ararekurwa. We gonna know. Turaza kubimenya kuko ubu turi kuvugana ari imbere iyo umugenzacyaha n'umushinjacyaha, umunyamategeko warahageze agiye gutangira kuburana. Ni ibihe byaha agiye gushinjwa, ni ibihe byaha y'amana akurikiranweho. Bya byaha bitandatu batubwiye byose biri muri dosiye, hari ibyavuyemo, hari ibyiyongereyemo, tugiye kubimenya none aha mu kanya. Icyo nibuze kubatangariza abantu muturamya aha, muraza kumenya exactly mu kanya. Abakunzi ba y'amano aramanuka mageragere ku minsi 30, y'amano arafungurwa aze. Amakuru avuga ko umudamu wa y'amano yegerewe akandika ibaruwa isabira umugabo we cyangwa aho ari umukunzi we imbabazi, bivuze ngo azavanamwe ibirego. Hari amahirwe ko y'amano yarekurwa, niba twabyumvishe neza. Ni rumazi biravugwa, I'm not sure. Ariko mu minsi yashize uyu mujana kimara gufatwa, bamwe mu nshuti cyangwa bamwe mu banyamuziki hariho abambwiye ati Godfather waduhaye nimero z'umugore wa y'amano, niba uzivuze ko twubishobora bagara kuri live tukavugana nawe tukajya ibyo tumwisabira. Nimero nahise nzibaha. Amakuru mfite nuko process yatagiye yo kugira ngo mudamu bamusabe arekuze umugabo cyangwa ahereze y'amano imbabazi. Turi kumwe? Are we together? So the thing is, uyu mujene wakurikiranweho ibyaha cyangwa ukekwaho gukora ibyaha ni bingahe munyibutse? Urwego rw'ubugenzacyaha rwatangaje ibyaha bingahe? Ibi byaha batangaje kuri uyu mujene biraza gutuma amanuka mageragere. Baraza kugoragoza uyu mujene ibi byaha cyangwa aburane ari hanze. Haraza kubaho icyo bita babyita gute bimwe by'abantu babahereza. Ariko se hey, how are you doing? Can I have the large French vanilla? Large French vanilla. Okay. That's it. Thank you so much. Urumva munyumve neza cyane. So ndashaka kugira ngo mu mitwe yanyu muse nk'abakangukamo gato, mujye mureka kujyana n'amarangamutima bitewe na propaganda z'ubugoryi. Ariko ngiye Godfather dore ubugiye kunywa ka French vanilla gashushe, ngiye kukimenamo, hanyuma biraza gutuma nakomeza ntuza yawe, nakomeza nani. Ntabwo ntekereza ko abantu ntabwo ari ibigoryi. Abantu muri aha ngaha reka mbabazi, reka tuganire noneho. Ninde wazamutse? Wowe wazamutse uri gatiki? Simbonye nzamura sa. Ese ni wowe? Njyewe God. Waramutse? Namahoro. Amahoro masa. Masa. Uravuga ngo yego murandi? Yewe. So tugendane gake rero mbere yuko parika ahantu kugira ngo ibi bintu mbibumvishe munabyumve, namwe mujye mushyira mu gashira mukoreshe common sense. Godfather ahubwo nkanibaza nigihe twabreakinze inkuru zanyu batari bakanagiza tukavuga ibiri kuvugwaho. Turi kumwe none se reka mbaze ko numvishe hari amakuru ngo hari abashatse kwica Yago. None wibaza ko tutarivuze induru niba bafunga ntazavuga, nibibahama bakabafunga nzavuza induru. Urimo kumva? So Godfather mvuga inkuru zamaze kujya hanze, turi kujyana. So the thing is, mukanya kankomboroke mabera nyoko, mukanya y'ampano dutegereje kugira ngo turebe. Ntabwo kuba ngo ariko bakubwiye ko itegeko rihana abantu cyangwa itegeko tugenderaho rimwe. Itegeko ntabwo iyo rigeze ku muhanzi rira skipinga. Yego araka ndababaza
we itegeko ntirimureba, itegeko riri hariya riramugonga, nibasanga ibi byaha yarabikoze baramanura ubuzire. Ntabwo aya masaha ngiye mvuga kuri ya mpano, mvuga ku bya ya mpana kurikiranweho. Are we together? Ibi ngibi rero kuza murakazana ubugoryi bakagenda guhuza conspiracy byaha na hariya, ugatekereza ko ibyo ngibyo biri buze kuzana Godfather bigatuma ntasura nkunutse. That's stupidity. Ntabwo ibyo ngibyo bishobora gutuma Godfather ndeka gahunda zanjye. Urimo kumva? Ibyo mubyibagirwe. Urumva? Ibyo mugende mubyibagirwe muri nyabizashira. Turi kujyana. Reka nze mvanemo hano muri Do Not Disturb. Nkurikira inkuru ku rukiko baba makuru. Abantu ati hope ya. Abasigaye bitiranya inzego z'igihugu. Urumva ko ikintu kiba kiriho nabonye no rwarugoryi rwa Badrama ruri kuvuga, ariko Badrama sinzigera ngushyiraho comment reka shaka ngwizo kure Badrama. Uriya we yararangiye nta mpamvu yo kumuvuga. Nabonye ruzanga ngo rurasesengura ariko. Hari umuntu arakurikiranwa, inzego zabona ko bikwiye akoze ayo makosa akayahanirwa, ariko nta muntu wajya kubwira government ngo uyu muntu mumufunge. Ninde ufite ububasha muri kiriya gihugu? Twumvikane rero ikintu kiriho abantu mugomba understanding. Ndashaka kugira ngo mubishyire muri ibyo bihaza byanyu bamwe bagendera ku marangamutima. Ntabwo Godfather mfite inyungu iyo ariyo yose. Narababwiye muzagere musubira inyuma ku nkuru zose nkora. Ntabwo ngiye mfite ngo bimarira iki. None reka nzemaze ikintu kimwe. Namwe namushyira mu gaciro. Ya mpano ubu turi kuvugana ari imbere y'abanyamategeko. Hano ubushinjacyaha agiye kudiringa nabwo n'abanyamategeko be. Hanyuma Godfather abo bashinjacyaha ndabazi ngewe. Nawe urahangaha niburi icyamamare ukazisanga mu bintu by'umwana nk'ibingibi. Godfather nzavuga ngewe icyo nkora ni ukuvuga nkavuga ibintu. Abantu bitiranya yuko urumva abantu bitiranya yuko intuza imbuga nkoranyambaga ziberaho kuvuga ikiriho. Rero umuntu babona avuze ikintu bagatangira bakamushyira mu ntuza ngo yagamba. Hanyuma byagenze bite ko ndi kuri mwakubise mukuzura ko namugiye kugera ku gihumbi muri gukora icyangaha? Niko muri gukora ikangaha ndi gufungisha mani mujye mureka ibyo bintu. Reka mamagare ku rukiko. Ibi bintu mugomba understandinga. Ntabwo umuntu araza gatukisha inzego mureba nango mukayoboka. Godfather nafungishije umuntu koko nango mukaza mukabyemera. Ubwo nagiye ribu iraza iterura abantu ifata ibyango Godfather yavuze kuri live. What's wrong with you people? So listen to me. Ntekereza ko ngewe n'uburenganzira bwanjye kuvuga ku biri kuvugwa. Ya mpano akimara gufungwa nuko keje ntaramubona. Ya mpano akimara gufungwa ngewe akazi kanjye mumve ahantu mubera injiji bikanambabaza. None se mu following kubera iki? Impamvu mu following check me right here. Ndebera hagira umuntu ndebera gato. Nashaka mumfashe ngiye kwasaba akantu kamwe. Please, ndabasabye mundebere how many people I follow. How many people do I follow? Murebi iyi account na hostinzemo. Following abantu bangaye mundebere. Following abantu bangaye. So umuntu umwe se. I follow my main account. Niyo account following. Impamvu munkurikira ni iyihe? Impamvu munkurikira uwo wakabiri mumukureho. Impamvu ntayirikanye basobanurire. I take my time mu mirimo yanjye ya buri munsi. That's how to be influencer. Ntabwo ugomba kuza ahangaha ngo uvuge ngo no. My job is nukubahereza amakuru nkayabahera ku gihe. That's why munkurikira. None kuba amakuru nkayabahera ku gihe bihindutse icyaha. No, twumvikane ikintu kimwe. Icyo nkora ni kimwe. I take my time duhurira nga tukaganira ariko ngiye nkongeraho kubashakira amakuru kayabagezaho ku gihe. So reka bahereza urugero kuri ikibazo cy'uyu mujene. Abantu bagiye kwihisha inyuma kubera izindi mpamvu igihe kizagera nkazibabwira. Izindi mpamvu ku bantu bagiye kwihisha mu mwamvuri wa ya mpano bagashaka kwerekana ko bagiye kumukorera ubuvugizi nzababwira icyabibateye.
ntabwo njya mpubuka sinyana n'amaranga mutima biratandukanye cyane nzabibabwira muri anga abantu mwagendeje n'amaranga mutima turi kumwe reka mabazi ikintu kimwe ese abo bantu ko batahagurutse hari ibindi byamamare byafunzwe tukabivugaho ko batahagurutse impamvu ni yingiye bareke kwihisha mu mwamvuri wa yampano kuko yampano tubuvugaho nkuko mvuga ku bandi so the thing is kiretse n'impindura title okay munshakire umuntu mbatiza none ngeze hano mbabwiriza ijambo ry'Imana ubwo mbayobore gatonda ntangire kuvuga ijambo ry'Imana bizakunda no twumvikane rero ibyo ngibyo bitazakunda akazi kanjye cyangwa impamvu munkurikira mukaza hano urimo kumva wowe ukaba udashobora kugenda ngo uzane umuryango wawe ngo muze muhurire hamwe mukore koperative mufungure live ubone n'abantu 10 here I have almost 900 people you are here kuko muziko I give you update nje bahereza update niba bahereza update mukanya numara kumva aya masani mumara kumenya ko yampano arekuwe agiye mu rugo cyangwa se atashye agiye bamukatiye iminsi 30 nibyo mukeneye mbagezaho amakuru turi kumwe bro kambabwire kanihe amagrade am a citizen journalism I choose to be that person mfata iyo profile ndayambara sugende gakeya rero akazi kanje no gushaka inkuru nkayiba kubita igishushe haleluya ibi ngibi rero ahantu mubera injiji muhuruye kuko muzi ko mugiye kuva amakuru y'imvaho ariko mugende mu kigare ngo nafungishije umuntu mwanjije imwe nafungishije umuntu nte muri mu Rwanda muza amategeko tugendana nayo sibyo ngaho namwe nimukoreshe inyurabwenge mureke kugendera mu kimodoka gifunguye inyuma mukoreshe inyurabwenge Godfather mfite ubuye bushobozi bufungisha umuntu listen to me inkuru iyo yije ndayiza nkayibabwira kabwa ati biri kuvugwa bimeze gutyo kabwa ni kugihe baravuze ngo dutegereze ibyo ribi ivuga ribi ravuze ibi ngibi nibiba kuri so nzabivuga niba ari icyamamare niba kuri mushiki wawe niba arakasa mutwe zaza hano inkuru nyivuge halo niba mvuze injiji ugahita wiyumvamo uburi muri cya kigare wintuka subiza uburi kiwerewere uko niko kuri cyo tujyana na reality kangaruke gato yarembe mu ijwi rirerire nona tugendane gake cyane tugendane gake ubu tugiye kumenya niba yampano ari buze gufungwa ariko nge ngatandukana namwe cyane nandukanye namwe nahangaha sinkoresha amaranga mutima kayo mukoresha yampano n'umuhanzi wanyu ngiye iyo ngiye kuvuga inkuru ngiyi nge mba hagati ntabwo njye nafata amaranga mutima ntabwo watangaza inkuru ngo uvuge ku muntu wamaze gufata kote ntabwo bikunda ubwo ari uko nguko niho gukoresha social media nabi ngafata platform kayikoresha mu kuyobya yesinja mfata uruhande bandi netre niba vuze menya amakuru nkavuga nti yampano biravugwa ko urugero ntabwo source z'amakuru yanjye ntabwo njya nzihisha iyo ari ngombwa iyo hatarimo wenda kwinjira umuntu ntabwo njya mpisha source yampano bwa mbere menya ko yampano yarezwe nabibwiwe na K John yarabaga ati Godfather ndababaye cyane kuwa kabiri bazadukatira byagenze gute K John anambwira ati ubu turi kuvugana Pazo yongeye gusubirana na yampano bajyanye no ku Gisenyi kuwa kabiri bazankatira nzajya mageragere ndi kuzira ubusa none ko ari wari wavuze ko yarasohoye biriya bintu byagenze gute K John anambwira agahinda ke arangije arambwira ati ariko mfite andi makuru yakurikirane biravugwa ko umugore wa yampano yamureze ari guhigwa na RIB bombo class hanyuma iyo nkuru yuko RIB iri guhiga icyamamare Godfather incike nte kuyibabwira n'abamaziki turi kujyana impamvu mbabwiye ibi ngibi ni ukuvuga ngo ubwoba amabere ya nyoko ngo hatagira untwara iki so the thing is kurukiko ntabwo baratangira gusoma yampano namanuka I don't give a fuck yampano narekurwa I don't give a fuck as long as ngiyewe nakurikiye itegeko ibyo akavuga ngo industry
yagukubitwa n'inkuba yajya gufata umugore akamucundagura akafata umugore bakashinjwa kumugonga nari ntwaye imodoka ye ninjye namwigisha amategeko y'umuhanda ahubwo baraza kugishinja kwica umuntu gushaka kwica umuntu iki cyasize abantu zarigira aha none ibingibi kubivuga yego ye none mvuge ati we urabona ubwo byakazwe na ya mpano kandi urumva no ntabwo ariko bimeze ntabwo ariko bimeze twereke isura genda ufungure use nk'ubeyura igitenge cya nyokura ahita umbonamo nimo nihishe stupid we safari hari ukuntu wagenda ntabwo nimuzaze kuntera iseseme bro nimuzaze kuntera iseseme urasha uri umutinganyi so the thing is ari benshi abaturage ariko uravuze iyi sura y'aba baturage ko bayifuza ari benshi baba bashaka iki ariko uzaba bahanya babaheza ngo ni ubuze ukuntu bajya ariko babonye ngo proof ngo ntabwo agaragara iyo mvuze ntagaragara ko mukunda imana mwarayibonye kandi bayikunda ari benshi n'isi yose mukunda imana muri benshi imana murayizi sha none uretse no gukunda imana muyikunda mutarumva n'ijwi ryayo sha muzi n'ururimi ivuga ko muyikunda kanswe ngewe ndavuga ikinyarwanda cyo mu rukari mwabuto namwarangiza ngo tamaze nana turamubona so the thing is abatende ba so abangaba ikintu mugomba kumenya ntabwo hanyuma bimeze bite yewe narinzi ngo numvaga muri buhite mwirukanka so mujye mugerageza mwumve reka niba ku rukiko wava hano ukajya he wava hano ukajya he ariho ugiye kumenyera niba yamana agiye kumanuka cyangwa agiye kurekurwa listen to me ya mpano gufungurwa kwe nta kintu byahungabanya ahubwo dufata gufungwa kwe itegeko riba riri gushyirwa mu bikorwa turi kujyana so ngaho rero mugende mufate ku rukiko maze mubabwira ati ariko muturekurire umuhanzi umuhanzi wacu atahe muturekurire umuhanzi so ibyo ntibikora ku itegeko ba ntabwo gukurikiza amategeko n'amabwiriza niba arekurwa akarekurwa kuko ibyo yakoze wenda babona bidakwiye ari umwere bakamurekura ariko niba babona ibyo yakoze bigomba kumufunga agomba kumanuka nyine kandi ubwo rwose ubwo urukumva ari ibyo funze icyamamare maze abahanzi bafunga no sense so ubwo nk'abantu 50 nabihangahe mwashyizemo imbaraga murashaka kuzamuka kuza kuvugisha reka mpamagare ku rukiko numve niba yamaze kugira ntabwo baraturuhiriza ubusa y'amana azafungwa oya uramufunga se ni wewe mucamanza ntabwo ari we mucamanza abantu mwese muramu tapping the screen iki kipeti nta ntuza network agifite so mwebwe murabibona mute ndashaka kugira mwandike muri comment ndashaka comment imbirebe yampana ararekurwa yampana aramanuka twagiye mwandike reka ndebe mukoresha amaranga mutima mukoreshe okay yampana ararekurwa yampana aramanuka ariko tujye ko bitangaza dore abaginga hano bari kumuha imyaka bari kumuha iminsi 30 arayimanukamo cyangwa amanuka mu rugo ngo yampana afungwe tipe hano ni kubaza mwebwe mukanya bagiye kugira aramanuka yamana aramanuka arataha ngo 30 jours abaginga bari kumuha 30 jours no reka rero dufite amatsiko dufite yamano ni cyamamari kumuvugaho tugomba kumuvugaho reka babaze ikintu kimwe yampano ushyize mu gaciro ubwo abangaba nabo baramwanga
aravamo iminsi 30 aravamo goko gitare cy'amahanga yewe antijoro bari kwimana. So uri kumva rero the thing is ikintu kiri buze kubaho dutegereje kugira ngo turebe uko biza kugenda, ariko ntimukagendere ku maranga mutima nge ntabwo nkoresha amaranga mutima, ariko mwebwe nuko nta kuri mujye mubigenza uko, ntabwo ifungwa rye ryanshimisha ngo bikoreho iki, ariko itegeko ni itegeko. So ntabwo nareka kuvuga inkuru uko nivuga ngo ku nkuru ngo abantu ngo barazana amaranga mutima ngo ku muntu wabo. Nta muntu ngewe ngo difata mfite limite yo kumuvugaho, as long uri icyamamare abantu bagomba kumenya exactly what is going on. Uko ibitaramo biza tukabyamamaza, tugiye kujya mu kwamamaza iyi tour ya Bruce Melody, ball zamaze kujya hanze, tugiye kujya kuzamamaza, tuzazamamaza Melody nawe kuri ibintu bigize nk'ibi ngibi by'amanyanga tuzabivuga. None se wibaza ko ngaho ibaze nk'ibi ball ntabwo tuzaya tuvuga ibyo mushaka kumva gusa, never. Ngiye vuga ibiri hanze ngo difata ntabwo njya breaking inkuru, niyo mpamvu murebe ubundi ndi guterera akajisho. Aha, reka nze maze gatoya, reka nze mbereke gato, reka masomere gatoya. Umva hano inkuru, hano igihe kiranditse ngo, reka makotingire iki si igihe kimwe second. Aha ntabwo ari igihe basha, iki ntabwo ari igihe. Hano baranditse igihe kiranditse ngo Uworizagwira Flori wamamaye nka ya mpano yamaze kugezwa ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, aho agiye kuburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ibyaha ya mpano akurikiranweho birimo icyo murebe, icyo gukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiriza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gukoresha imvugo zivangura n'ikifungiranwa ry'umuntu bitewe n'amategeko, bitemewe n'amategeko. Bombo klati tugende gatoya rero, ndababaza ngaho ndababwiye ngo nuko biri kure, ndi gusomera kure mwihangane. Ibi byaha mugere mu bisubiremo, reka nongere bibasubiremo. Hanyuma ko igihe cyanditse inkuru, urumva ngiyi inkuru mwisomere, ngiyi inkuru yanditswe no kugihe nonaha hagira umuntu yinsomera, ngaho ni musome. Hanyuma igihe nacyo cyafungishije ya mpano mwabutu namwe, ndi kubabaza hano igihe nacyo gifungishije ya mpano basha ko ari ngibi ko bamaze gukora inkuru. Iyi nkuru bakoze ibi ngibi ni bivuze, noneho nanjye kamibasubiriremo ibyo ya mpano aregwa. Uworizagwira wamamaye nka ya mpano yamaze kugezwa ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, aho agiye kuburana ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Ibyaha ya mpano akurikiranweho birimo icyo gukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gukoresha imvugo zivangura n'ikifungiranwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Ndeka babaze ngaho mwese, ndashaka kugira ngo mwese mwirukangire ku gihe, mugende muvuga ati mwabagabanye bamufungishije ya mpano. Mushobora kugenda mukabikora ubangi. Icyo wakora ni ukumute, namini kubloka, ntubloka abantu, umuting abantu gusa. Ndabloka abantu namese. Kongere ndakumva sheri, warambwiye ngo nzasubira inyuma. Nzasubira inyuma uvaneho ushize uburyo wakemuye ikibazo wari uri ku ruhande, noneho uvaneho kuba side. No, umva rero nkubwire Congress, sibyo? Ube wowe Godfather apana kuba wari uri kuri side umwaka ushize. No, umva nkubwire ikintu witiranije, ugomba no understanding, sibyo? Jewe
icyo nakubwiye ni kimwe cyangwa nuko wenda navuze ngo sigaho. Urumva wowe warazaga ukinjira, narabikubwiye sinzi niba ubyibuka, ndavuga Congress uraza gukora ibigize ibyaha kuko atari byo byafunze, ntago ari byo byafunze. Sindabizi ko namenye buriya ko namenye ko nafunzwe nyuma. So oya reka nkwereke, niba ubyibuka statement Gigi yatanze akajya kugaragaza yuko ahohoterwa. Gigi yarantutse ndamusubiza, kandi yanukaga ko mama ari umusazi, nawe nkamwibutsa iby'iwabo bakoze kandi bazize. Ntabwo ibyo ari byo nazize rero njyewe. wazize iki? Akagambane kanyu Gute? kuba mwaragiye mukamufata mukamukirigita nyine mukamufasha kunjyana imageragere. Ariko nasi Congress uri Urabona nakorewe akagambane, reka nkubwiye nakorewe akagambane, harimo abajepe baba hejuru yiwanjye. Uze kumbwira ngo hereze nimero ya landlord. Harimo abajepe bari inyuma ya Gigi. Oya. Bamufashe hari abajepe baba hejuru yiwanjye b'abanyamutara, n'abagabo batatu. N'ubu bamaze iminsi bashaka kunshimuta ngiye n'umwana wanjye. Oya. Barangije tugirana ibibazo baba hejuru yiwanjye bice muri amafilime yakinirwaga iwanjye. Tumaze kugirana ibibazo binjira muri live zanjye na Gigi na Jessica Karimu, barangije baragenda bapushinga ikirego kigera muri ribu. Kimaze kugera muri ribu bajya inyuma y'amarido, ikirego baragipushinga kiragenda. Harimo n'umunyamakuru ukora ku Isango uri muri ibyo bintu byose. Hanyuma wa wundi wari uri kuvuga hano, njyana umunyamakuru ukora ku Isango wari umugari friend wabo bajepa baba hejuru yiwanjye. Umukobwa uko bari b'umukobwa batekerezaga yuko njyewe muhereza amakuru y'ibibera hejuru kubera basambanaga, kandi ngiye ndengana ntabwo nari mbazi. Baragenda bapushinga ikirego muri Gigi gatanga 800, arangije nisanga imageragere. Yego ibi bintu byose navuye, niyo mpamvu njye navuye imageragere nkaza nkanagutuka nkafungura live nkavuga utuka byatari. Ariko waramuhoteye nese naguhotera ko reka nkwereke kiragiye we wari uri kuri side ntabwo ujya no icyo nakubujije n'ugutukana nani Congress. Oya reka none se yanukaga gake, oya uzasubira inyuma. Yigaza gutukira kuri platform, yigaza gutukira kuri platform yanjye. Atandukira kuri platform yavugaga ko natangiye gutanga igitsina naramera n'igitsina, niko byari bimeze. Yangize indaya akajya kujya kugaragaza amashuri yanjye niza agafata mama akamugira umusazi, umwana wanjye akamugira debile. Ntabwo wumvaga byose niba bishimashimye ukabirangiza. Okay. Hanyuma ngo barubizi ukuntu abajepe bari hejuru yiwanjye bagiye mu kirego bakinjiramo. Ntabwo wagiye aside sinjya kuvuga mukanzibiranya. Ngaho reka turangize breaking news turiho. None se kuvuze ngo wagiye kwishinganisha? Naragiye njya kwishinganisha iki se ko mbayeho mu buzima bwo kwifungirana mu nzu. Congress ndikukubaza wagiye kwishinganisha kuri bino bintu by'ayamano nibirangira uze kumbwa ngo nimero ya landlord wanga hanuye urumirwa. Reka tugire ariko ko landlord yaje barangije kumanura aravuga ati ni gutu tumanutse. Ati aba bantu ati nabirukanye ejo bundi naramubwende aba bantu umunsi uzashiduka bashimutse. Aka kanya nafashe nimero y'umugabo wanjye nyereza landlord, umugabo wanjye namuhereza nimero ya landlord ndamugani in case ngiwe nzahura n'ikibazo muzamenye yuko natwawe n'aba bantu bari batuye hejuru yiwanyu. Ariko nibo bapushinga ikirego bafatanya na Gigi akora statement, nibo bamufashije gukora statement yagaragaje yakoze arangiza bakamamagara. Ngewe bamamagara nagiye bukino ariko kwako nge nabugome bundi nari mfite, ntabwo nge nagombaga gukora za video zijya kugaragaza. Uravuze ngo yatanze 800? Yatanze 800 Gigi na Jessica Karimu babihande babihereza abajepe kugira ngo bapushinge ikirego kigeraho cyageze. Oya abajepe bari batuye hejuru yiwanjye. Reka turangize igihe reka turangize iyi nkuru urukumva uhagume. Reka turangize iyi nkuru kujya kumenyera. None se umva rero ngiye ikintu nkubwira, niba ugiye kwishinganisha tekereza ko aricyo kintu cya mbere wakabaye ukora. Urimo kumva
kwishinganisha hanyuma imujene ari hehe ese ko nshaka kunyara nshaka kunyara kandi mutapinge screen turashaka kumenya uko bigenda kubera se nari nkuzamuye kugira ngo nk'umwe ubwo wanyuze muri process y'ubutabera umwire birashoboka ko ibyo bintu bishoboka none kumva nawe wibereye muri vuza zawe wibereye mu byawe n'ibya mpano ntabwo ushaka kumva ibyo ari byo ntabwo ushaka kubyumva so let's go twagiye inararibonye zanjye impuguke zanjye muri aho mutapinge mutapote la famille mutapinge screen tuuze nase kongre tugitegereje ngo nunganirize tugitegereje koro iva hariya kuko ndashaka kuburana barabajene ambwira uko bimeze namara kuburana mu kanya icyo nkubaza kongre Oui. Sheri wabashe kumuganiriza kuri ibi bintu uriya suri muri Sweden n'abatarananireta ntabwo aragutereta garanireta ushatse kuvuga ngo ntabwo aragutereta agaranera imitoma Sinabona gutera imitoma gute kandi niho dusitara gutera imitoma gaze mwihangane ntegereje telefone iva hariya kuko urukumva dutegereje dushaka kumenya resulta ya mpano byagenze bite ya mpano ubu turi kuvugana amakuru ari kongeraho message ndi kwakira nuko amasaha yateja arimo kuburana tegereje ngo arangize kuburana hanyuma tumenye imyanzuro niyo mpamvu turi aha ngaho tugiye kumva imyanzuro wari ukimbwira reka twumve imyanzuro igiye kuva mu rukiko niba ya mpano arekurwa by'agateganyo tukora amazing ariko nanamanuka ubwo ibyaha biraba bifite ibimenyetso ngiye Godfather ntabwo nyamfata uruhande nyamba ni netre ndo mudive none no kuvuga ngo ibyo urukundo rwanyu ntabwo birashimangirwa none niba ndi gukumva neza erega njyewe nyeneye urukundo rwa nyarwo apana rwo kubeshya sinuvuga uri ari seriye ari seriye nyine ariko agomba gufata umwanya akanereta akananyitaho none se nk'ugutera tuvuga nuko ntabwo ngende kubikurikirana ngo kugutera tuvuga nuko Congress kumanuka akakureba kujya guhamagara ntabwo mujya muvugana nta mwanya agira nese Congress ntabwo bari gushaka amafaranga muzakoresha ubukwe nashaka nyine nawe ukazanerete nese ubu wajya kuganira n'umuntu nawe utazi amakuru ye nose uyu muhamagara ukamubura ndamubura wese basajya guhamagara ni gakeya none ko nabonye azana ruvuga ngo abantu bamufollowing ntiyaba yishakira aba followers wowe ugatekereza kuri mu rukundo